Ubushinjacyaha bwasabiye Bishop Harerimana gufunga imyaka 7 by'urubanza rwe bw'uko yabeshye umugore karamusengera agakira indwara yo kuva ndetse akanamurya n'amafaranga miliyoni 10 zose. Iby'urubanza rw'umugore Bishop Harerimana yatwariye ibibanza 2 biri Rubavu ndetse na kimwe kiri i Kigali, akanamutwara n'imodoka y'amafaranga miliyoni 24, byose nibyo byagiye bigarukwa mu nkiko ku munsi wa 3 ndetse no ku munsi wa 4 w'iki cyumweru. Reka tuze mu buryo burambuye tubiganireho. Kanda subscribe, like, share na comment kugira ngo dukomeze twibane tujye tukugezaho amakuru ajyanye na bavuga butumwa, ijambo ry'Imana ndetse n'ibindi bitandukanye tukugezaho bifite bihure n'ijambo ry'Imana ndetse n'ubu Kristo n'imyemerere itandukanye. Ngende Mpore Noel tugahe ikaze mu nkuru ku buryo burambuye. Tariki 21 Mata 2026 mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwaciye habereye urubanza ubushinjacyaha buregamo Bishop Harerimana Jean Bosco wayoboraga Zerafati Holy Church n'umugore we Mukansengimana Jeanne, bakaba bararezwe n'umugore bahaye code ya ME kubw'umutekano we kubera uburemere bw'ibyaha arega. Wareze rero yavuze ko yasabwe miliyoni 10 kugira ngo Harerimana Jean Bosco amusengera akira indwara yo kuva. Ubushinjacyaha bukagaragaza ko hayo mafaranga yayakiriye kuri momo ndetse no ku mu ntoki. Mu kwiregura Harerimana Jean Bosco yavuze ko umugore wamureze yashatse ko basamba n'undi akamubera ibamba. Iyo niyo mpamvu rero yashatse gusenya urugo rwe, abonye bitamuhiriye atangira gutera ubwoba umugore wa Harerimana Jean Bosco. Ubushinjacyaha bwasabiye Harerimana Jean Bosco gufunga imyaka 7 naho umugore we yasabiwe gufunga imyaka 3. Harerimana Jean Bosco n'abamwunganira basabye ko yagirwa umwere ku byaha byo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, gukangisha, gusebanya ndetse no gukwirakwiza amafoto y'imikoreshereze y'ibitsina. Bishop Harerimana Jean Bosco yafunzwe ku itariki ya 9 z'Ukwakira 2024. Ku itariki ya 31 Ukwakira 2024 Bishop Harerimana Jean Bosco n'umugore we batanze ingwate y'inzu ya miliyoni 60 barekurwa by'agateganyo. Umwanzuro rero ukaba uzasomwa ku itariki ya 14 Gicurasi 2026 mu masaha ya saa 9. Urwo rwa rubanza rumwe, ariko kandi hari urundi rubanza rwabaye ku munsi w'ejo aribwo narwo tugiye kubabwira uko byifashe. Bishop Harerimana kandi yahamijwe ubuhemu no kugurisha ikintu cy'undi. Urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rwahamije Bishop Harerimana Jean Bosco wayoboraga itorero Zerafati Holy Church ibyaha by'ubuhemu no kugurisha ikintu cy'undi cyangwa kugitangaho ingwate, rumuhanisha igihano cy'igifungo cy'imyaka 4 isubitse mu gihe cy'imyaka 2 n'ihazabu ya miliyoni 1. Bishop Harerimana kandi yategetswe kwishyura Monique Nyiratuza Rudacogora indishyi za miliyoni 2 n'igice z'amafaranga y'u Rwanda ndetse na miliyoni 24 z'amafaranga y'u Rwanda z'agaciro k'imodoka ye yagurishije. Ubushinjacyaha bwatanze ikirego bugaragaza ko Nyiratuza Monique yahaye Bishop Harerimana ibibanza 2 biri mu karere ka Rubavu n'ikibanza kimwe kiri mu karere ka Gasabo Gasogi. Nyiratuza yaje gushiduka uwo mutungo Bishop Harerimana yarawanditse ku itorero rya Zerafati Holy Church ndetse ntiyongera no kubigiraho uburenganzira. Ubwo ni uyu Rudacogora nyine Nyiratuza. Yanamusigiye kandi imodoka yo mu bwoko bwa Fortuna, ariko ngo yaje kuyigurisha atabizaguramo indi modoka yo mu bwoko bwa Vigo. Ubushinjacyaha bwareze Bishop Harerimana icyaha cy'ubuhemu n'icyaha cyo kugurisha ikintu cy'undi cyangwa kugitangaho ingwate. Bwasabye urukiko kubimuhamya rukamuhanisha igihano cy'igifungo cy'umwaka 1 n'ihazabu y'ibihumbi 500 n'igihano cy'igifungo cy'imyaka 4 n'ihazabu ya miliyoni 1 ku cyaha cy'ubuhemu. Ubushinjacyaha kandi bwagaragaje ko habayeho impurirane mboneza mugambi busaba ko ibihano yasabiwe kuri buri cyaha byateranwa nk'uko itegeko ribiteganya, agahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 1 n'igice y'amafaranga y'u Rwanda. Kurundi ruhande Monique Nyiratuza Rudacogora yisunze ubushinjacyaha yaregeye indishyi asaba ko Bishop Harerimana yakwishyura indishyi zarenga miliyoni 400. Ubushinjacyaha bwasabiye bwashingiye ku mvugo za Nyiratuza iz'abatangabuhamya bo ku Gisenyi na bamwe mu bakristo ba Zerafati bemezaga ko imitungo ari Nyiratuza. Urukiko rwemeje ko ikirego cy'ubushinjacyaha gifite ishingiro kuri bimwe. Rwemeje ko Bishop Harerimana Jean Bosco hamwe n'icyaha cy'ubuhemu ku bibanza 2 biri mu karere ka Rubavu, ariko ko bitamuhama ku kibanza kiri i Kigali. Urukiko kandi rwemeje ko Bishop Harerimana hamwe n'icyaha cyo kugurisha ikintu cy'undi cyangwa kugitangaho ingwate ruhanishije Bishop Harerimana igifungo cy'imyaka 4 isubitswe mu gihe cy'imyaka 2 n'ihazabu ya miliyoni 1. Urukiko kandi rwategetse ko ikirego cy'indishyi cya Nyiratuza
Monique gifite ishingiro kuri bimwe rutegeka ko Harerimana yishyura indishyi ya miliyoni 2.5 z'amafaranga y'u Rwanda no gusubiza agaciro k'imodoka ye ya Fortune yagurishijwe kangana na miliyoni 24. Nta cyemezo cyafashwe ku mitungo yoherereye i Rubavu kuko yanditse ku itorero Zerafati Holy Church. Bishop Harerimana Jean Bosco afite urundi rubanza ngo twabibabwiye mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro aho yakurikiranyweho ibyaha bitatu birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, gukangisha, gusebanya no gukwirakwiza amafoto y'imikoreshereze y'ibitsina. Ni urubanza rero nyine haregwamo n'umugore we bafatanyije icyaha. Ubushinjacyaha rero bukaba bwaramusabiye guhanishwa icyaha cy'igifungo cy'imyaka 7. Nshuti bakunzi bacu tuganira rero kuri ijyanye n'ino nkuru mwumvise, urumva ko nyine ni umuvugabutumwa cyangwa se bishop nyiri itorero washinze itorero Zerafati Holy Church cyangwa se uriyoboye, ukurikiranyweho ibyaha bitandukanye kandi birumvikana ko nyine atari ikintu gisa neza mu Kristo, kubera ko niba yarasezeranije gusengera umuntu ngo akire, bikamusaba nyine gukoresha ibintu bitandukanye, harimo twabonye ngo amazi y'akandi ndetse ngo akaba yanasaba ifoto nk'uko bivugwa n'umurega. Ni ikintu kitari cyiza nubwo nyine tutabihamya ko ari byo cyangwa se tutamenya ukuri kwabyo. Biri mu rukiko nyine bigomba gusobanuka binyuze mu rukiko. Buri mwanzuro w'urukiko cyangwa ubushinjacyaha niwo ubucamanza niwo uzagena niba koko arengana cyangwa se niba yarakoze ibyo byaha. Gusa igihari nuko nyine abari inkuru tugomba kumenya tukamenya ibijya mbere, yaba mu itorero cyangwa se mu matorero atandukanye. Ariko kandi icyo twavuga gikomeye ni ukugira inama bakristo bene data, abantu bashaka imyemerere cyangwa bagana imyemerere itandukanye. Mu by'ukuri nyine impamvu abantu dukunda gushaka gusenga tukajya ahantu hari Imana cyangwa se dukeka ko hari Imana cyangwa twabwiwe ko hari Imana, nuko muri kamere muntu harimo Imana uko byagenda kose aho wava hose ku isi ukagera harimo ikintu bita Imana muri wowe. Bivuze ngo rero byanze kunze you have to fill that gap. Ugomba kuzuza uwo mworera cyangwa se uwo mwanya urimo ubusa kandi ukubaza iby'Imana, ugomba kugira icyo uwuzuzamo. Bivuze ngo ubuzima bwacu byanze kunze bufite aho buhuriye n'Imana, icyo kinyabubasha gihambaye cyatumye tubaho cyangwa se cyaduhaye kubaho turiho. Rero bivuze ngo abantu benshi rero bashaka kuzuza iyo gap cyangwa se kuziba icyo cyuho cy'Imana muri bo, ariko kandi ntago bazi ngo barashakira hehe. Ari nayo mpamvu bisanga nyine umuntu wabaye inkerebutsi cyangwa se intyoza cyangwa se wenda wamurikiwe n'iyo Mana mu buryo butandukanye, kuko bishaka kuba ari iby'ukuri cyangwa bitari iby'ukuri. Impamvu mvuze muri ubwo buryo butandukanye kugira ngo wenda bitewe buri wese yiyumvemo. Umuntu rero wabashije gushishikarira kubwira abandi by'Imana ntabwo abura abantu bamuyoboka byanze bikunze. Hari abantu bamuyoboka, iyo bamuyobotse rero abaye nyine ari ukuri ababwira iby'ukuri akabafasha mu rugendo nyine rugana ya Mana bashaka. Ariko iyo abaye atari umuntu w'ukuri abifashisha mu nyungu ze bwite, akababyaza umusaruro nyine mu buryo bw'inyungu ze, yaba batuburira cyangwa se yaba basaba, ashobora kubikora mu mutima mwiza adashyizemo wenda uburyarya n'uburiganya, cyangwa se nyine akabikora nyine abasaba bisanzwe avuga ati muture amaturo akayarya cyangwa akayakoresha ikindi bitewe n'ibibazo afite n'uko ashaka gukoramo gahunda ze. Utibagiye nyine no kuba yakwagura itorero rye rigakomera, kubera yuko akenshi umuntu wese bashaka ko institution cyangwa se ikigo ashinze kitera imbere. Ari no mpamvu rero n'amatorero agomba gutera imbere nyine mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Niba bafite itorero rimwe hano muri Kigali akagira n'amashami mu Muhanga na hehe hose, akeneye amafaranga rero kandi azava hehe? Ni mu bakristo cyangwa se mu bantu bamuyobotse, abayoboke muri rusange. Hanyuma rero wewe ushaka Imana, mbere na mbere inama nakugira nuko Bibiliya igitabo cyanditswe kera, nicyo nizera cyane. Njye nicyo nizereramo, wenda bizera muri Korowani cyangwa mu bindi ubwo nabo bafite uko babyumva, ariko it's your choice, ni amahitamo yawe. Ariko njyewe igitabo nakurekomanda cyangwa nakusezeranya ko cyagufasha ni Bibiliya. Uyifashe ukayisomera ukabigira umuco kandi ukayisoma wumva ufite umutima wo gushaka Imana, ukayisoma wahera mu itangiro, ariko cyane cyane uhereye mu bitabo mu Isezerano Rishya, mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo, Mariko, Yohana, cyangwa se n'ibitabo byakozwe n'intumwa, gukomeza n'Abaroma n'Abafilipi gutyo.
ukagenda usoma niyo washaka urambuke ugasoma igitabo cyose cya Bibiliya aho kiva kikagera, amushobora ko Imana mwahuriramo, Imana mwahuriramo ukayisobanukirwa, wenda abandi bakajya bagufasha bimwe na bimwe, ariko hari byinshi wiyiziye. Rero abantu batazi Imana kandi bashaka Imana, umuntu wese utekereza ko akeneye gukoresha Imana mu nyungu ze, uwo muntu arabakeneye kandi birashoboka. Ari niyo mpamvu nyine nubwo butubuzi bwa hato na hato bubaho, ntabwo duhamya Bishop Harerimana Jean Bosco icyo cyaha yakoze cyangwa se ibyo yahashinjwa, kubera ko twebwe ntabwo dufitiye ububasha, yewe n'umurega nawe ntabwo bafitiye ububasha bwo kubimuhamya. Wenda we yamushinja yamurega, ariko nyine ubutabera nibwo bukora akazi kabwo, kandi twizera ko buzabikora. Ari niyo mpamvu nyine twagizaho ibyo bavuze impande zose, tutabogamiye ku ruhande rumwe na rumwe, kubera yuko urega ashobora kuzana ubutubuzi wenda bitewe nuko ari amashyari, ariko n'uregwa nawe ashobora kuba koko we nawe yarabikoze, ntawamenya. Ubwo rero reka dutegereze imyanzuro w'urukiko, ariko twashaka kugira ngo bakristo ari abizera ko bakijijwe neza, ari abashidikanya ku Mana, ari abashaka Imana, ari abatabyitayeho byose, kugira ngo mwumve what is going on. Ntabwo ari byacitse kubera yuko ku isi nyine niko bimera. Hari uregwa arengana kandi agaseba bingana gutya, hari n'uregwa nyine yarabikoze nabwo agaseba bingana gutya, cyangwa se nyine akazanisubiraho niba yari mu vugabutumwa mubi akayisubira akaba mu vugabutumwa mwiza. Ibyo byose rero birashoboka, ntawamenya. Weho tumbira Imana yawe, usome ijambo ry'Imana, ari ryo rigukuza rigukomeze. Abantu bajye bagufasha nyine, ariko ushingiye ku ijambo ry'Imana. Kenshi iyo urangamiye amaso y'abantu cyangwa se abantu ngo bishop runaka wanjye, pasiteri wanjye, padiri wanjye, shehi wanjye, akaba ari we wishingikirizaho. Umuntu n'umuntu yahinduka, yagwa, yagiye mu ntege nkeya, atari nuko ari mubi, akaguka mu ntege nkeya, yategwa imitego, yayigwamo, yayitega nawe ubwawe kandi bikubaho. Bivuze ngo rero ntabwo ari igitangaza kuba bibaye, tubivuga ko ari amakuru nyine tugomba kubagezaho nk'abakristo, mukamenya ibijya mbere, ndetse n'abandi bantu batandukanye bakurikira YouTube channel yacu, kugira ngo umenye amakuru y'ibijya mbere. Ariko igikomeye ni ukumenya n'icyo wakora, inzira wafata ni iyihe yakugeza kugufiringa ya gap, kuziba cya cyuho cy'Imana iri muri wowe. Ufite ibindi bitekerezo kuri iyi ngingo cyangwa ibyifuzo, wanyandikira inbox cyangwa se ukanyandikira muri comment nkabibona agusubiza.